So now she's your wife. You can kiss the bride. Wow. Yes, you are allowed. You are allowed even more than that. We know what you will do after here. It's okay. Nago mubibonye. Baravuze ngo ntago babibonye. 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 Photograph. Okay. She's your wife. You are his husband. Now you can kiss the bride. Amashimesh, 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 amashimesh. Wow. So hari ibintu umuntu atekereza agatekereza ko ari inzozi. Nkorana ibiganiro na Esther kuri televiziyo. Hari bimwe mu byo yagiye ambwira Imana ishobora kubona umunsi yamubwiye ngo reka nkwereke ko ntari mugenzi wawe. Ajyaga ambwira ngo ntazabona abantu bamutahira ubukwe, ariko muri imbaga iri hano yose kubwiwe. Hari igihe turi amateka yacu tukanatekereza ibyo twanyuzemo, ariko hari ikintu kimwe nabonye. Habwa Imana imeze nkatwe, irakiranuka mu gikora byose. Kandi reka mbabwize ukuri, njya mbibwira abantu. Tugerageje kumenya ukuntu Imana ari umubyeyi, byatworohera kugira ngo ibintu byose bitworohere mu buzima bwacu. Ariko icyatugoye, tuvuka mu miryango rimwe na rimwe ababyeyi tutigeze tugira, cyangwa babayeho ntibaba bo twifuzaga. Ariko duhumure, buri muryango tuvukamo ntayo duhita mu bana bacu. Ariko hari ikintu kimwe gikomeye, umuryango w'Imana tuhitamo. Nitwe dufata icyemezo cyo kuvuka, kandi uwo niwo muryango tuzabazwa uko niwo twahisemo. Rero no munsi dushobora gutekereza ngo ntabwo twabonye ibikwiriye, ariko mu Mana tuzabona ibikwiriye. Ngo yaduhereye imigisha yose yo muri ubuzima, yo mu mwuka, muri Kristo Yesu. Rero turi mu mugisha wo kubona abana bacu bashingirwa, Bonheur na Fifi. Nge ntabwo mfite kubera yuko naganiriye nabo kenshi. Fifi dukorana ibiganiro kenshi kuri televiziyo yo turi kumwe. Niyo turangije hari ikintu kimwe nizeye, kandi nizera niba komeza kubihanga amaso Imana, bazagira amateka azatangaza abantu benshi cyane. Rero tugiye gushimira Imana yuko iyi si gahunda y'umwana w'umuntu n'Imana yayikoze. Tunayibwira ngo izabane nabo ubuzima bwose, ntiyatangiye umurimo kugira ngo izanawusoze. Uwiteka Mana, kuri iki gicamunsi turi imbere y'amaso yawe. Uri umubyeyi mwiza, narakubonye ndabizi, ndi umugabo wo kubihamya. Ntawakwizeye ngo umukozi isoni, ntawigeze agutakira mwami cyangwa kuganureke kutamwumva. Uyu munsi iyi saha wari ubizi, naho twe tutari tubizi ko Giovanni na Esther baba bateranije iyi mbaga iri hano, ndetse n'imiryango n'inshuti, natwe tukaba duhari nk'abahamya bo kubona ineza yawe. Tugushize rero mu biganza gahunda zose. Tugushimiye ko tuzi neza yuko uri Imana yumva. Ntacyo turi bugusabe, uko tuzi ko ibikenewe byose mu buzima bwabo wabiteguye isi itarabaho. Abo turasenze ngo mwami uhumura amaso yabo y'imitima, babona ineza yawe bategereje imbere mwami, babona ubwiza bwabo bategereje imbere mwami, babona amateka mashya bategereje imbere mwami, babone guhirwa ndetse no gutunganirwa bibonerwa muri we mwami mwiza. Nabonye ineza yawe, kandi n'abari hano benshi cyane barayizi. Kweretse gahunda zose uzibemo,
ijambo tugiye kumva riba ari ijambo rivuye kuri wowe kugira ngo riduhugure, ritwigishe, rituyobore, riducyahe ndetse ridusubizemo n'ibyiringiro bitangwa nawe. Icyubahiro gikomeze kibi cyawe n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Abashyitsi bacu bakwicara n'abandi twese twakwicara. Tugiye guha umwigisha umuyobozi w'itorero basengeramo atwigishe muri uyu mwanya. Ni mutoya ariko ndamuzi, agaragara nk'umusore ariko rwose nzi ko umutima we uri mu butunzi bwinshi cyane ashobora kutuganiriza. Karibu Pastor. None ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. None ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Umuhanga masiteka bizankizi intege shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka. Kumuhanga masiteka bizankizi intege shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka. Ibintu byose biriho byaremwe n'ijambo ry'Imana. Ubu n'uyu munsi, iyi tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, nawo waremwe n'Imana. Imana yari izi ko uyu munsi uzaba uri ahangaha, wowe uri ahangaha. Yari uzi ko tuzaba turimo kuganira aya magambo tugiye kuganira. Yari izi ko abasiribateri muri hano muzaba muri abasiribateri. Abasiribateri mwiriwe neza? Muri abo basore umeze neza? Namwe Imana ibatabare, Imana ibarengere n'ukuri. Abakobwa beza, ariko hari abakobwa beza dukomere Imana amashyi, ariko ni abakobwa beza mukomere Imana amashyi, ariko ayo mashyi karayi Imana mwakongeye Imana amashyi. Hanyuma ikigeretse kuri ibyo, hari ababyeyi beza cyane aribo batubyariye abakobwa n'abasore. Kadukomere Imana amashyi kubwo ababyeyi bateraniye ahangaha. Amen. Ibintu byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Umuryango waremwe n'ijambo ry'Imana. Imana yaremye ibintu byose, ibona ko ari byiza, ibona ko nta kibazo bifite, irangije ishyiramo umuntu abaho, imurema mu ishusho yayo, imuhumekera nk'umwuka wayo, ngo ariko irangije ibona ko ibyo bintu bidahagije. Ibonye ko bidahagije, iravuga ngo reka muremere umufasha ugize gute? Ubwo Imana, ubwo ntago tukiri kuvuga Adamu w'igihe cyo cyararangiye, turi kuvuga inde? Turi kuvuga Bonheur. Uyu munsi ubu dufite Adamu na Eva ariko ba muri Kristo Yesu. Pana babandi ba mbere. Kuko abambere ibintu badukoreye turabizi, n'uyu munsi wa none turacyajya kubatizwa ibyo bakoze, tuvuga ngo Mana tubabarire. So ubu dufite Adamu wo muri Yesu. Ubwo nimvuga Adamu muraza kumenya ko mvuze nde? Bonheur. Nimvuga Eva muramenya ko mvuze nde? Amen.
reka dusome ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 10 kandi twiyegereje abakozi b'Imana turi kumwe nabo hano batandukanye, baba abicaye hano imbere cyangwa se n'abicaye muri mwebwe, mwese tubahaye ikaze. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 10 umurongo wa 6. Ngewe turi kumwe nitwa Pastor Eric Nsengumuremyi, mpagara itorero ryitwa Divine Kingdom Assemblies. Ni ngero ugiye kubafasha muri iki gikorwa kugira ngo nacyo kize kugenda neza. Nta nubwo nkita umuhango mu by'ukuri, kuko umuhango ni ibintu bikoze utanabikoze ntacyo biba bimaze. Rero bino turi gukora ntabwo ari umuhango, ni igikorwa kiri spiritual, ni igikorwa gikora, ni igikorwa gitanga ubuzima, ni igikorwa fondasiyo y'umuryango. So rero ntabwo ari umuhango turimo, ahubwo turi mu gikorwa cyo gutanga ubuzima kuri uyu muryango mushyashya. Mariko ibice 10 umurongo wa 6. Bibiliya iravuga ngo ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko iki Imana yateranije hamwe umuntu ntakagire gute, ntakagitandukanye. Reka dusome n'indi verse imwe, irindi jambo rimwe riri hano mu gitabo cy'Abefeso. Ni urwandiko Paul yanditse arwandikira itorero ryo muri Efeso. Itorero ryo muri Efeso ryari rimwe mu matorero 7 yo muri Aziya, ubwo ni Turukiya y'umunsi wa none. Ariko impamvu byanditswe muri Bibiliya kwari kugira ngo tuzabisome bidufashe. Abefeso, igitabo cy'Abefeso ibice 5, Abefeso 5, reka duhere ku murongo wa 24. Haravuga ngo ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite iki? Ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Ariko hari ukuntu ibibazo bikura bikagera ku rwego bihinduka umutwaro. Kibazo gihinduka ari nk'igitonyanga, iyo kidakemuwe kirangira cyahindutse inyanja. Inyanja rero iyo uyigiyemo ikintu gukorera utazi koga, irakwica, irakumira. Nta na rimwe ibibazo byo mu muryango bizigira bikemuka completely. Niba tunabivuga nk'abashumba turabeshya, kuko impamvu Imana yaremye umuntu kwari ukugira ngo akemure ibibazo. Nubona ubayeho ubuzima udahura n'ibibazo, uzamenye ko ubuzima ubayeho budakwiriye kubaho. Impamvu Imana irema umuntu ni ukugira ngo akemure ibintu biri iruhande rw'iwe. Hari igitabo cy'umugabo umwe cyitwa ngo Seven Principles of Making Marriage Works. Uyu mugabo yaranditse aravuga ngo nta kibazo na kimwe mu rushako kidashobora kutabonerwa igisubizo, ngo ahubwo ibyishi tubishakira ibisubizo nyuma y'igihe. Uyu munsi turimo kuvuga ku buzima bw'abana bacu Abrahamu, Adamu na Eva, ariko turaza no kuvuga no ku buzima bw'abandi bantu bari aha ngaha. Ubuzima Imana yaremeye umuntu, yamuremeye kugira ngo akore ibintu byananiranye. Imana yaravuze ngo reka tureme umuntu ase natwe, narangiza atware ibiri mu isi byose. Byonyine gutwara ni umutwaro. To rule, to control, to dominate. Iyo utangiye gutwara ibintu birahinduka. Nta muyobozi n'umwe uzana impact, uzana impinduka mu bayoboye cyangwa se ushobora kuinfluencinga abantu uzaganira nawe ngakubwire yuko kuba ari umuyobozi bimworoheye.
abayobozi borohererwa no kuyobora ni abayobozi bonyine badakwiye kuba abayobozi. Bagizwe abayobozi ariko atari abayobozi. No mu muryango bibaho, umuntu ashobora kugirwa umugore na pasiteri nk'uku ariko atujuje karagiteri, atujuje ibitekerezo, atujuje ubushobozi bwo kuba umugore. N'umugabo ashobora kwitwa umugabo tukamwambika impeta nziza cyane, tukanavuga ko Imana yateranyije nta wagitandukanye, ariko ntabashe kugira capacity yo kubasha gukemura ibibazo bihari. Hari inturufu imwe gusa Imana yahaye abera, ni imbaraga z'Imana Imana yahaye abana bayo. Ntabwo dukemuza ibibazo ubwenge bwacu, ntabwo tubikemuza amashuri twize, ntabwo tubikemuza amafaranga dutunze, ntabwo tubikemuza influence tugira muri society. Ushobora kuba uri umuhanga mu kazi ariko mu rugo ukaba ikigwari. Yes. Imbaraga z'umuntu ntizigaragarira mu bwishi bw'abantu, zigaragara hagati ye n'undi muntu umwe. Izo ni imbaraga z'umugore n'umugabo. Bibiliya yavuze ngo nicyo kizatuma asiga umuryango we akajya kubana n'uwo yakunze. Iyo hajemo gusiga, njye mpamya ko atari ugusiga umuryango uri fizike ugaragara, kuko n'ubundi iyo ukumbuye ujya gusura umuryango, sibyo? N'ubundi umuntu yakumbuye ajya gusura umuryango, ariko sinzi, ariko barahari. Hari igihe hari abana twagiye dukurana ugasanga iyo umubyeyi agiye gusura umuryango nyine umukomerekeje. Yes, umukomerekeje. Ariko Imana ishimwe ko bano bafite umuryango. Ntabwo mpamya ko iri jambo ryavugaga ngo usige umuryango gutyo gusa, kuko n'ubundi tujya kwiga muri internet, ahantu uzajya kwiga ukamara amezi 3, umwaka, imyaka 5 utari kumwe n'ababyeyi. None se ntuba warawusize? Ntabwo ari ugusiga umuryango, ahubwo mpamya ko Imana yashaka gusobanura gusiga ibitekerezo byo mu bwana ukagira ibitekerezo by'abantu bakuru. Paul yaravuze makuru no mbere ngo nkiri umwana natekerezaga nk'umwana, nkavuga nk'umwana, nkwibwira nk'umwana, ngariko maze gukura mva mu by'ubwana. Iyo umuntu akuze ahabwa inshingano. Paul yaranditse kandi mu Galatiya ibice 4 aravuga ngo umuragwi iyo akiri umwana ngo ntaho abatandukaniye n'imbata. Ngo abagengwa n'abakozi baho ngaho mu rugo ngo kugeza igihe cyategetswe. So igihe cyategetswe ari nacyo gihe Imana ihagurukijemo iyi famiye, ari nacyo gihe wenda Imana ihagurukijemo natwe imiryango yacu. Ni igihe umuntu amaze kugera ku rwego abasha kumvaho ijwi ry'Imana. Hari ijambo twasomye mu gitabo cy'Abefeso ryavuze ngo umugabo agomba gukunda umugore we ngo nk'uko Kristo yakunze itorero yarangiza akaryitangira. Ayo mpageze mburamwe abantu, umuntu utazi Kristo, umuntu udakunda Kristo, umuntu utubaha Kristo, umuntu utazi gucira bugufi Kristo, byanga bikunda ne yageze mu rugo ntacyo atanga. Ashaka gutanga iposho ku mafaranga yinjije, ariko urugo ntirutungwa n'ifaranga, rutungwa n'umutima w'urukundo rwishi. Iposho ya buri munsi umuryango uhora usaba abantu babana ni urukundo rwinshi. Yohana yaranditse muri 1:12 ndetse no mu bice 3:10 kangahe aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana. Gukunda iryo jambo ryashaka kuvuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ni ukuvuga ngo umugabo ugomba kugira umuryango. Boneri n'abandi basore muri hano tuzashingira ejo bundi, umugabo ukwiye kugira umuryango ni umugabo wagize urukundo rurenze kurwo yumva akeneye, akagira urukundo rusagwa kugira ngo ahereze n'umugenzi wiwe, umupatina wiwe. Hari umuntu uzasanga ari umugabo mwiza afite ifaranga, usanga yagiye kugura ntiyibagirwe inkweto ye nshyashya, agatavuga ngo madanga ngakagakwetungo ngo nambaye ngo urabona ngo akagukweto naguze ngo urabona atari keza. Madamu ntakeneye kumwereka ko aguze inkweto nziza, akeneye kujyana inkweto yukamwereka ko yari nziza, ejo ukazasura ukagura yaho. Aho biraba bikemutse. Madamu ntakeneye kumbwira ngo nguramo na costume ngo natumije ngiri mu nzira, akeneye kumubwira ngo hari umwenda natumije, rebe image yawo uri mu nzira, urabona atari mwiza rata, aho ngahita ubwitije ni mwiza, utubwo sozi yambika ryari.
igihe cyose rero wihereyeho uba wishe ibintu byose. Icyo ni igihe umugabo yagize urukundo ruruta urwo akeneye, kuko umuntu wese akenera urukundo. Biravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ikintu cya mbere Kristo akora ageze mu buzima bwacu, abanza kutwuzuza urukundo rumurimo. Biravuga ngo ibyari bimwuzuye natwe nibyo twahawe. Amen. Haleluya. Ibyari byuzuye Kristo natwe nibyo twahawe. Ngo ukunda umugore nk'uko Kristo yakunze itorero akiyegereza, ngo kandi yaryishyira idafite ikizinga. Ahangaha rero birancanga bigeze ahangaha. Namwe sinzi no byabibacanga, ariko reka mbabaze nk'abantu bakuru, nabonye abasaza, ababyeyi bakuze baturusha imyaka. Ngo Kristo yakunze itorero araryishyira, ngo ariko aryishyira nta nenge rifite. Baza umuntu mwicaranye uti nta nenge ugira. Baza umuntu mwicaranye, ndakwinginze mbariza umuntu uti nta nenge ugira. Mbarize. Babarira umumbariza uwo muntu wakabyara. Kandi umubaza useka, kuko ushaka kubaza umuntu udaseka ukabona guhaye urushya. Abantu bikigiye bararakaye. Musekere, umwenyure, amenya agaragare, umubwira uti nta nenge ugira. Esther, nuzajya ugiye kubaza umugabo ikibazo, uzajya ubanza useka amenya imbere. Niyo cyaba kibabaje banza useke, ushaka ibitwenge, witamura, ugire gute, ugenda useka. Bonera azajya ahita avuga utari ko Imana yamuhaye umugore kwe. Utivuga madavuga ndabizi urashaka kugira ikintu umbwira. Ariko natagasanga warakaye, wafunze umunya, uretse ko nta nibyo nkuziho. Aho kiganiro kiba gipfiriye aho ngaho. Hano ro harimo ibanga. Ngo turimo kugana ku musozo. Ngo Kristo yakunze itorero aryishyira nta nenge. Ariko mu by'ukuri Bibiliya itwereka ko twari dufite inenge ndetse nyinshi cyane. Ni iki cyatumye Imana yirengagiza inenge zacu kandi zihari? Ni urukundo rwinshi cyane. Ntabwo ari uko wabanje ngo uhinduke ube umuntu mwiza, ntabwo ari uko wabanje ngo ube perfect, ahubwo nuko urukundo rw'Imana rwakavarinze imperfection yawe, rwakavarinze intege nke zawe. Noneho urukundo rw'Imana rugaragaye mu buzima bwawe, ugaragara nk'umuntu wujuje ibyangombwa byose. Haleluya. Yesu ashimwe. Tugana ku musozo kugira ngo dukomeze na kino gikorwa cyiza ku buzima bw'abana. Rero ntabwo Esther na Bonheur ko bagiye kubana ari uko nta nenge. Ntabwo ari uko Bonheur, ntabwo ari uko ushatse ikosa kuri uyu mudamu waribura. Ntabwo ari byo. Ushatse ikosa kuri uyu mudamu ntiwaribura, ntibazana kubeshya. Abahungu mwanze gushaka, hari uwo twaganira ejo namwe uti pastor uti nge nzashaka utariko umugore nzashaka, ndashaka umugore Imana izanzanira. Ndamubwira si Imana izamukuzanira gute? Uti nge ndashaka sasa kurugi wanjye, niba Imana ikivuga gakomanga akambwira ngo ndaje ndongore, utonzamenye ko n'umugore Imana impaye. Ndamubwira uti niba ari ibyo ngibyo urugo rusezere ibere nka Paul, ntabwo ibyo bizigira bikunda. Abantu bakeneye abantu badafite inenge, kandi umudamu kugira inenge, umugabo abonye amahirwe yo kugira ngo abone icyo akora. Intege nke z'abagore bacu niyo task abagabo twahawe gukemura. Ariko ntabwo mvuze ngo abadamu bazirate, ariko bibaho. Amen. Ntabwo rero Bonheur ari uko ushatse ikosa kuri Esther umukobwa mwiza waribura. The same to this man, nawe umushatseho ikosa ntabwo waribura. N'impamvu wemeye ko mubana ubuziraherezo nuko wirengagije ibyo ngibyo byose. Imbere y'ikoti yambaye n'ishati nziza yambaye harimo intege nke. Icyo nicyo ugiye gukora rero. Ariko Bibiliya ivuga ikintu giza ngo byose mbishobozwa na Kristo mpiki imbaraga. Iyo Yesu atabaye fondation y'umuryango, tugushingira uyu munsi tukaguhereza certificate yuko mugiye kubana utarana banje ngo ujye mu mashuri menshi ngo ubyige, ariko ibiherekejwe na divorce burya abari impapuro ebyiri zifatanye tuguhaye. Byo ntabwo ari igitangaza. Y'urukundo rwabuze mu muryango, ntabwo uwo muryango uba ugihari, kuko umuryango wubakira ku rukundo, ntabwo wubakira ku ma principe aya ngaya tubwira abantu. Ntabwo umuryango wubakira ku moko, hoya.
ntabwo umuryango wubakira ku bitekerezo by'abantu batogose. Umuryango wahawe umugabo n'umugore kugira ngo bawuyobore, bawubere abayobozi, bawubere abarideri. Nicyo dusabira rero abana bacu muri uyu munsi wa none, kugira ngo umuryango wanyu ube mwiza cyane pe. Amen. Kandi namwe mwatashye ubukwe, bwira mugenzi wawe umuryango ube mwiza cyane pe. Mubwira ko kajambo rwose ni keza. Mubwira umuryango wawe ube mwiza cyane pe. Mubwira uti niba nta n'ubu ufite Imana ibuguha, ariko ube mwiza, ube mwiza. None se biranivanga Imana irobanura ku butoni? Ubwo rero niba hari umuryango mwiza uriho n'uwawe mu izina rya Yesu. Amen. Yes. So rero tukomeje n'igikorwa cyiza turiho, nanone twakiriye abashyitsi bo ku mpande zombi, abakomotse ku muryango wa Bonheur ndetse n'abakomotse ku muryango wa Esther. Hanyuma ndabaza umuryango uhagarariye umuryango wa Esther niba ibikorwa byose byagombaga gukorwa mbere byararangiye imbere y'iteraniro. Baza gusaba umuntu umwe uhagarariye umuryango ahaguruka abwira iteraniro n'ibyo bikorwa byarangiye, tumenye niba kuko byarakemutse, kuko hari n'igihe dusigaye tubikora bitarabaye. Tukeneye umuntu uduhamiriza rero uti imihango yose yasabwaga mbere, inkwano zasabwaga, ibyo bintu byose dukeneye kumenya niba byarakozwe imbere y'iteraniro. Byararangiye. Komera Imana amashyi cyane. Uhagarariye umuryango wa Esther, ariko Esther ni izina ryiza, dukomere Imana amashyi kubwa Esther. Esther bisobanuye umucunguzi. Ku bantu muri aha ngaha mwitabiriye iki gikorwa cyiza, ndifuza kubaza niba mbere yuko dutangira iki gikorwa cyo guhuza aba bana imbere y'Imana, niba haba hari umuntu umwe muri mwebwe cyangwa se benshi bumva iki gikorwa kitakomeza, ukaba wumva hari impamvu ikubuza gushyigikira cyangwa se kwemezanya n'itorero, uzamura ikiganza utubwire muri aya masegonda 17 tuguhaye. Asigaye amasegonda 10. Nawe asigaye amasegonda 5. Ntawe uhari wumva twahagarika iki gikorwa? Ko nabonye hari nk'abantu baba bayendagira ngo bahe umwanya wenda bavugisha ukuri, mwe kubitahana. Urabitahanira iki? Urintu bivuge ejo wabivugiye aha ngaha imbere y'abagabo. Hasigaye segonda 1. Ntawe. Ngaho dukomere Imana amashyi. Amen. Rero tumaze kubona ko nta kibazo na kimwe gihari gishobora kutubuza gukomeza umuhango dufite cyangwa se igikorwa cyiza dufite cyo gusezeranya abana bacu. So ndasaba rero ko bahaguruka ndetse na pare na marene bagahaguruka. Turaza gusaba bigireho imbere gato, badufashe begeze yakameza kugira ngo begere imbere gatoya. Abageni bacu tugeze ahantu turi buze gushyira ibintu byose ku mugaragaro. Begere hano kugira ngo kamera ize kubabona. Gutya. Yego. Uyu mwanya rero dufite Bonheur nk'umugabo kandi dufite na Esther nk'umugore wiwe, ariko turagira ngo byemerwe ndetse dukore ibikorwa byose bisabwa kugira ngo byose bize kugenda neza, haba ari mu mwuka ndetse
haba ari no mu mubiri. Boneri muhungu wanjye, Yesu ashimwe. Amakuru kumbona nta byishimo kandi uri kumwe n'umugore wawe. Ndishimye. Urishimye. Amen. Umugeni we rero kumuvugisha ntibyoroshye, ariko nawe reka twumve ko ijwi rye twaryumva. Esther, Yesu ashimwe cyane. Abonye ibyo Uwiteka Imana arimo arakora? Uguwe neza? Wabonye imbaga y'abakunzi bawe? Aba baragukunda? Nawe urabakunda? Amen. Dukomere Imana amashyi. Muri uyu mwanya rero, mbere yuko twinjira mu isezerano rikuru, ntabwo ibintu byose bikorwa mu buryo bumwe, cyane ko ntabwo naje nserukiye idini runaka, naje nserukiye Kristo nk'umuhamya kandi nk'umushumba kugira ngo byose bize kugenda neza. Ndifuza guha umwanya rero aba bana bombi uko ari babiri. Boneri kuko ari we mpamya ko yabanje, akabanza kugira ijambo ryiza abwira Esther. Sinzi ijambo ari bumubwire, hanyuma na Esther aragira iryo amubwira mu magambo yabo. Kubera iki? Bibiri iravuga muri Matayo ibice 18 ngo ibyo tuzahambira mu isi no mu ijuru bizabihambiriwe, ibyo tuzahambura mu isi no mu ijuru bizabihambuwe. So ndifuza ko rero baza kugira amagambo yabo bakoresha muri uyu mwanya, ariko mbere yuko bagira ijambo baza kuvuga, ndaza kubanza mbaze Boneri ikibazo. Boneri, uyu ureba imbere yawe uwizera Esther Fifi, ni impano y'Imana, Imana yaguhaye. Yego. Kandi agiye gufatanya nawe urugendo rw'ubuzima. Yego. Uremera guhagarara mu buzima bwiwe ukamubera umugabo kandi ukazamukunda ubuzima bwe bwose? Ndabyemera. Komera Imana amashyi. Esther, uyu ni umwanya mwiza wawe, ni umwanya w'igiciro, ni umwanya utarigeze ubaho mu buzima bwawe, ni umwanya kandi utazongera kubaho, kuko ntabwo ujya ubaho kabiri, ubaho rimwe, ibindi ntabwo aba ari byo. Uhagazwe imbere n'umusore wagukunze kandi wamaze gufata ubuzima bwe bwose akumva ko yabuhuza n'ubwawe. Uremera guhagarara mu buzima bwa Boneri nk'umugore mukabana ubuzima bwanyu bwose? Nabyemeye. Wow. Reka nsabe rero muri kano kanya, nyuma y'amagambo meza bavuze mwayiyumviye, Boneri agira icyo abwira umugore we. Ni indahiro ikomeye, kambabwire ko indahiro itagihinduka, ndetse igihango. Ni igihango bagiye kugirana mu magambo yabo. Ni igihango kibahuza, ni igihango kitazigira gikurwaho n'ibihe ndetse n'iminsi, ni igihango gitanga ubuzima. Boneri, go ahead. Mon cœur, je veux rire avec toi dans les moments de joie et te consoler dans les moments de tristesse. Je veux toujours me réjouir de tes succès comme si c'était les miens. Je veux traverser à tes côtés les orages et me réchauffer avec toi sous le soleil des beaux jours. En te prenant par la main aujourd'hui, je sens toute la force de notre union. C'est avec une confiance totale en notre avenir commun que je te fais ces promesses. Je m'engage à les tenir tous les jours de notre vie partagée pour que chaque jour passé avec toi soit le plus beau des cadeaux. Mon cœur, je t'aime profondément et je t'aimerai toujours. Et c'est avec un cœur rempli d'espoir et d'amour que je te dis oui pour une vie entière à tes côtés. Oui, pour toujours. Je t'aime énormément, mon amour. Wow, dukomera Imana amashyi. Wow, 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 wow. Aramuhobeye, atangiye amuhobera, amubwira uti binkoze ku mutima.
tumuhinduriye ubuzima pe. It's amazing. Biratangaje kandi birashimishije. Wa munsi Imana yaturemeye wageze mukunzi wanjye. Mbere yuko mvuga ikintu cyose reka mvuge ngo ntabwo nari nzi ko ari wowe. Nari nzi ko ari wowe nasengeye igihe cyose cyashize dusenga. Ntabwo nari nzi ko ari wowe igisubizo cy'amasengesho yose twasenze. Duhura bwa mbere ntabwo nanone namenye ko ari wowe. Nyuma twabaye inshuti, nyuma kandi tuba inshuti magara, best friend. He was my best friend, you know. And ishyaka ryari ndimo cyane kwari kugusengera. Kwari nari mfite umutwaro wo kugusengera nkuko nsengera abandi bashuti bose. Umunsi umbwira ko nkunda ntabwo nabyemeye, urabizi. Nagize ngo ni blague. Kubera ko wari uzi amabanga yose n'abandi bantu bose baniretaga. Nibaza ukuntu nyine ubitekereje biranshanga. Byari biteye ubwoba kubyemera. Bamwe bamindiwe n'umusazi, ariko yari wowe. Burya yari wowe Bone, yari wowe umugabo wanjye. Imana arabizi ko uyu munsi ari wo yateganyije ko tubivuga imbere yayo ko tubisezeranya Karamata. Ariko twabisezeranye wa munsi nakwemereye nkavuga ngo yes. Kuri Imana yari ihari. Isezerano rya mbere nibwo twarihanye. It is amazing. It's fun. I believe that my heart has accepted you. I respect you. Ndakubaha kuko uri uwo kubahwa. Ndagukunda ukwiye gukundwa. Uri w'igikundiro. Rukundo rwanjye. Mukunzi wanjye. Urabizi ko ngukunda. Ko ngukunda cyane. Abantu benshi ntabwo bizirira mu rukundo, batekereza ko urukundo ari ibintu bifatika. Babihinduye business. Ariko ndakwinginze ngo dufatane ukuboko twerekane ko urukundo ruhari rwanyarwo. Wow. Rudashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Rudashingiye ku byo abantu bareba n'amakomenti yabo. Ndagusezeranya ko uzabigufashamo. Ntabwo nzatuma ukorwa n'isoni, humura. Impamvu Imana inzanye mu buzima bwawe ni kugira ngo umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe tuwukomezanye, umfashe nanjye ngufashe kuzageza igihe tuzagera mu bwami bw'ijuru. Mon amour, my love, my best friend. Je t'aime. Oh, wow, 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 wow. Je t'aime beaucoup. Je t'aime infiniment. Yes. Uru rukundo rurimo n'amasengesho, rurimo n'ibyiringiro, rurimo no kwizera, rurimo n'Imana. Iyo ni inkingi ikomeye izatuma tuba urugero rwiza kuri barumuna bacu. Uzaba urugero rwiza kuri Chris murumuna wawe. Uzaba n'urugero rwiza kuri sister wawe. Ndamukunda cyane. Teta, reka tubere urugero rwiza. Reka tubere ku rukundo ruhari. Bere kwitiranya ibintu no gutekereza ko comment bumva hirya no hino ngo batekereze ko urukundo rudahari. Urukundo rwanjye navuga ibintu byinshi.
ibindi nzabikubwira turi kumwe twenyine, reka bose be kubyumva. Wow. Nzabikubwira kandi buri munsi, buri kanya ko nzabona kandi igihe cyose nzaba ngifite umwuka wo kuvuga nzabivuga, nzongera mbivuge, dukundane abanzi baganye. Wow. Je t'aime, ndagukunda, I love you. Wow, tukomere umwami Yesu amashi. Wow, urakoze cyane Bonheur. Reka muhoberane. Wow. Muri aka kanya keza kandi dukomeje turaza gusaba pare baduhereze impeta zabo, hanyuma tuzisengere. Izi mpeta ntabwo mpamya ko ari zo zisobanura urukundo rwabo, ariko ni ikimenyetso mu bigaragaza urukundo rwabo. Iyi mpeta ntabwo ifite ahantu hera, nta nubwo ifite ahantu irangirira. Uko niko dusaba nk'abashumba nk'itorero ko urukundo rwanyu rutazigera rugira iherezo. Tugiye gusenga rero kugira ngo izi mpeta muri aka kanya keza muri aka kanya keza cyane bagiye kugaragaza urukundo rwabo no mu buryo bugaragara, ku buryo uzabona Bonheur cyangwa se akabona Esther azabona ko yateye intambwe yageze ku rundi rwego. Mpamya ko n'ubundi nk'uko Bonheur ari we wateye intambwe mbere, nk'uko twumvishije témoignage yabo, ari we n'ubundi watangira yambika impeta umufasha. Niba hari icyo kumubwira karibu. Mon cœur, en ce jour-ci, je te remets cette alliance comme signe de notre amour, et notre amour qui restera intact jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime. Rukundo rwanjye, wambitse impeta, ikimenyetso cy'uko ngukunda, urukundo ruzira iherezo. Gusezeranyije gukomeza kugukunda igihe cyose cy'ubuzima bwo mu isi, kandi izera ko n'ubuzima bwo mu ijuru tuzajyanayo, yewe nawe n'umuryango wacu wose. Iyi nyikwambitse mu izina rya Yesu, amen. Muri aka kanya keza kandi nanone munyemere muhagurutse ku maguru yanyu, dufatikanye mu isengesho tugiye gukora, duhamiriza bafatanye n'ubundi ibiganza. Hanyuma ndasaba n'abakozi b'Imana bahari batandukanye babisigiwe cyangwa se bahamagariwe uwo muhamagaro kubaza kuza tukabazenguruka, hanyuma tukabasengera. Reka nsabe bazamura ibiganza byabo. Ndatangirana na Bonheur, ndavuga amagambo ayasubiramo, hanyuma muhamiriza mikro, hanyuma nasoza na madamu we arakomerezaho. Urasubiramo aya magambo n'amazina yawe. Ngewe Furaha Giovanni Bonheur, nzamuye ukuboko kwawe, nzamuye ukuboko kwanjye
nzamuye ukuboko kwawe nk'umugore wanjye, nzamuye ukuboko kwawe nk'umugore wanjye, nk'ikimenyetso cy'uko ngutoranyije mu bandi bose, nk'ikimenyetso nk'uko utoranyije mu bandi bose, nk'umugore w'ubuzima bwanjye bwose, nk'umugore w'ubuzima bwanjye bwose. nzagukunda, nzakubaha, kandi nzahorana nawe, mbirahiriye imbere y'Imana, n'imbere y'umuryango, n'inshuti zanjye zose. Urakoze. Reka nawe ukore gutyo, mufate ikiganza. Yes. Njyewe mazina yawe Esther Fifi Uwizera, imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu, ndetse n'umuryango n'inshuti, zamuye ikiganza cyawe, nk'ikimenyetso cy'uko nkwemeye, inyuma y'abandi benshi n'abandi bazaza, ko ari wowe ntoranyije kandi mpaye ubuzima bwanjye bwose. Nzakugandukira, nzakumvira, nzagukunda, nta kizantandukanya nawe, mu izina rya Yesu. Amen. Tukiri aho ngaho noneho ndumva twakemerera Bonheur yakomeje kuvuga uti ndashaka kureba umugore wanjye neza mbere ko dusenga, akabanza akamutwikurura, akamureba neza, ubu yabaye uwawe, ukanamwereka n'inshuti zawe, hanyuma twarangiza tugasenga, tugahuza umutima, tugasengera umuryango kuko n'amasaha arimo kugenda. Ngaho nimuhoberane. This is your day, this is your time. We are happy, we are proud of you guys. Wow. So, reka tubasabe mu cyubahiro cyabo bapfukame, hanyuma tubasengere. Bapfukame tubasengere. Njyewe Pastor Eric Nsengumuremyi, mubasha mpagwa n'Imana Data yaremye ijuru n'isi, yaremye byose kandi karema n'uyu munsi, nemeje imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana ko Furaha ahabaye umugabo wa Esther, bakabana ubuzima bwabo bwose, bakaba mu mahoro, bakaba mu munezero, nta kizabahangara, nta kizabanesha, bazahirwa, bazabyara, bazororoka, bazatunga, bazaba umugisha amahanga yose, mu nzira z'ubuzima bwabo zose bazagwiza muri byose. Imana izaba mu ruhande rwabo, izakorana nabi bikomeye, igisubiza amahanga yose mu izina rya Yesu. Mana Data kandi Imana ikomeye, turagushimye nanone kandi turaguhimbaza kubw'umuryango mushya uremye, turagushima kubw'abana bacu, kubw'ibihe bishya ubahaye, basohotse mu gihe cyo kuba umwe ari ukwe undi ari ukwe, binjiye mu gihe cyo kuba umuryango umwe. Turabasengera nk'itorero rya Kristo, turabasengera nk'abakozi b'Imana, turabasengera nk'ibisonga bigaburira byo mugambi bw'Imana, ngo bahirwe mu nzira y'ubuzima bwabo bwose. Tubasabe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, bagira umugisha wo hejuru, bagira umugisha wo hasi, bagira umugisha wa hafi, bagira umugisha wa kure, amahanga bakorere b'igiciro bigana ubuzima bwabo, mu nzira zabo ntihazagira ikitambika umuryango wabo, bazagira umuryango mwiza, bazagira ibyishimo bitagabanyije, bazagira amahoro atagabanyije mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kubw'uyu muryango Mwana, tugukomeye amashyi, twizeye kubikoze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. So now she's your wife.
you can kiss the bride. Wow. Yes, you are allowed. You are allowed even more than that. We know what you will do after here. It's okay. Ntago mubibonye. Baravuze ngo ntago babibonye. 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 Photograph. Okay. She's your wife. You are his husband. Now you can kiss the blood. Come on in. Amashimesh, 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 amashimesh. Wow. So, bakiri imbere yanyu nanone nk'itorero hari impano twabageneye. biracyaza reka mu ndebe hano. Aba ni abana banjye, ni njye wamubatije, ni njye wabafashije muri uru rugendo, kandi niteguye gukomeza guhagararana namwe ndetse n'itorero ryose muri rusange. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Uru rugendo nta kindi kiridushoboza, ni Kristo wenyine. Hano hari certificate twabateguriye ihamiriza n'imbere y'abantu yuko mwabaye umwe. Reka tubashyikirize iyo mpano. Iyi ni impano yanyu. Wow. Ntabwo ari ibyo gusa. Indi mpano twabageneye. Ntabwo tumaze imyaka myinshi tubayeho, nta nubwo gukora Imana bidusaba kugira ngo tugire imyaka myinshi, bisaba guhamagarwa no kumvira ijwi ry'Imana gusa. Niyo mpamvu muhari kandi natwe mudufite nk'ababyeyi. Twabonye kimwe mu bintu bishoboza umuntu, gabanyaho gatoya kuri piano. Twabonye kimwe mu bintu bishoboza umuntu gushobora kubaho buno buzima kandi akabubaho anezerewe, akabubaho ari umwizerwa kandi akora ibidasanzwe. Ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo ryonyine rifasha umuntu kugera aho atari kuzagera. Imana yabwiye Yosuwa ngo biri muri iki gitabo ntuzigire ubyirengagiza, ujye ubizirikana amanywa na nijoro. Uyu munsi Imana iri kuvugana na Adamu na Eva wo muri Kristo Yesu, ivuga ngo muri iyi mpano bibiri ijambo ry'Imana nayo twabageneye nk'itorero, ntimuzigire mwirengagiza birimo, muzahore muyisoma, muzahore mugira iteraniro. Ibiteraniro ryanyu riremewe, ibyo mwakoramo byose muri mu iteraniro mu rugo biremewe, birejejwe, bisa neza, nta kibazo kirimo. Iyi ni impano twabageneye nk'itorero. Yes. Reka dukomere Imana amashyi. Hanyuma batarava hano nsigaje akantu kamwe gusa. Ndabizi ko mwabashyigikiye, ariko ndashaka ko bazana agaseke tukabagenera ituro. Tukabagenera ituro nk'abana bacu rizabashyigikira mu muryango. Waba ufite amafaranga, waba yazanye impano, turifuza ko ako gaseke, sinzi niba kari buze kuboneka hafi, ariko bakiri hano turifuza kubagira impano tubagenera. Byaba tugatangana nimero yabo ya telefone, wenda kudafite amafaranga kugira ngo wenda bize kumworohera mukabashigikira. Iyo ni fondation. Iyo bavuye ahangaha basigara bonyine kandi bagomba kwenjoyinga bagakomeza bakaryoherwa. So sinzi rero Marene ko yabasha kuvuga nimero y'umwe muri bo kugira ngo wenda utayafite mu ntoki abashe kuba yabashigikira mu buryo bwa telefone. Iryo turo urabuhaye ni iryabo, ntago ari iryacu, ni iryabo kugira ngo rihinduke fondation yindi ku buzima bwabo. Ni imbuto urabubibye mu muryango wabo, kandi iyo ubibye imbuto urasarura. So rero reka dusabe Marene avuge nimero, hanyuma reka tuvuge nimero ya Fifi 0782 64 30 77. Reka dusubiremo
ubanza ukanda akanyenyeri 182 barahita baguhereza amabwiriza nuragize ukurikizeho nimero ya Fifi 0782 64 30 77 Imana ibaha umugisha. Wow, murakoze. Bagikomeje nanone bari gushaka ikintu cyo gukoresha batura, reka bo tube tubaritse babe bicaye, dusabe abaririmbyi bazamure karirimbo kagufiya muri uyu mwanya turimo kugana ku musozo kugira ngo tuze gukomeza n'ibindi birori bindi.